tumaze iminsi ugasenga ari kuboshwe ugasengera icyifuzo ukabona nta kiri guhinduka uwo ni umunyururu ukaririmba muri korari ariko batakwiyumvamo uwo ni umunyururu Imana ikaba yaragusezeranyije ubukwe ariko ikaba butari bwasohora ubwo ni umunyururu Imana ikaba yarakubwiye imodoka ariko iyo modoka ukaba utayibona ubwo ni umunyururu ariko ijambo riratubwiye ngo ni uyu munsi aje kutubohora iminyururu ituri ku maboko. Wahisemo neza gukurikirana iyi channel nziza ikugezaho ibiganiro byiza bitandukanye Hinduka Official, kandi wahisemo no kuba warakanze subscribe, kandi wahisemo neza no kuba wabasha kudukurikirana ku yindi channel yo Peace Kazuba from TV. Amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe. Turagushimiye wowe uri ahangaha mu Rwanda, ku mugabane wa Afrika, i Burayi, wumve ko uri umuntu w'agaciro ku Mana, kandi wumve ko uri umuntu w'ingenzi ku Mana, kandi wumve ko ugomba guhinduka bitewe n'uburyo bwari bwo bwose waba urimo, waba uboshwe, waba ugize ute, wumve ko Imana ikigufiteho umugambi, kandi wumve ko ukiri umwana wayo. Muri aka kanya rero twakiriye umutumirwa, ni umwana w'Imana, ni umukozi urimo amavuta, urimo gukora kw'Imana, urimo gushaka kw'Imana. Nk'uko tubibagezaho buri munsi, aka kanya turi i Burera mu murenge wa Rugarama. Nibwo twahasanzwe umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, umwana w'Imana, si umukozi w'Imana gusa, ni umwana w'Imana. Yatangira twibwira kugira tuze kuganira nawe birambuye. Murakoze. Amazina ni Oliver Tuyisenge. Hanyuma ndi umukobwa ushima Imana, nkunda gusenga ibirenze byose duhaza ibyiza. Yego, ori Karame. Amakuru y'iminsi ni meza. Unejejwe n'Imana mu mutima nkurikije ibyo mbona ku maso yawe. Yego. Muri aka kanya se watuzaniye irihe jambo ryabasha kudufasha muri iyi minsi? Ijambo nabazaniye muri izi minsi hari abantu bafite iminyururu baboshwe. Hanyuma ukaririmba ariko ufite iminyururu ikuboshwe, ukavuga ubutumwa ariko ufite umunyururu w'uburwayi, ukaririmba ariko ufite umunyururu w'ubukene. Ijambo nazanye riravuga ngo uyu munsi Uwiteka agiye kutubohora iminyururu ituri ku maboko. Niko ijambo rivuga. Uwiteka agiye kutubohora iminyururu ituri ku maboko. Mbere yo kugira ngo tuganire ku iryo jambo ryacu, reka tubanze dusenge twinginge Nyagasani, twinginge Rugira ugena byose kugira aze kubana natwe muri iki kiganiro. Kadusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana yacu, Imana ishoboye byose, Imana igira neza bugaca bukira, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Mbere ya byose tugushimiye kurinda kwawe, wowe Mana irinda abawe itarebeye ku buranga. Ushimwe ko waturinze ubwo abandi basinziriye ubutabyuka, ariko twe tukaba tugiye mu mwuka wazima. Izina ryawe nishimwe. Turi imbere yawe tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ririho kandi rizahoraho iteka. Reka ijambo tugiye kumva rigira imitima ya benshi, rihumuriza kandi rigira ibyo ribohora, rigira ibyo ryica, rigira n'ibyo rikiza, rigira ibyo rirema, rigira n'ibyo ryica muri aka kanya. Ngaho nyemerera turaguhamagaye, ukomeze ube hamwe natwe muri aka kanya tugiye kumara imbere yawe. Uganze uturinde kubera ko uri umurinzi wacu, ni mu izina rya Yesu. Amen. Ori Karame. Ese wakubona Oliver ni muntu ki? Oliver wabasha kumutubwira akanya gatoya? Oliver ni umukobwa kandi ukunda gusenga, ukunda Imana. Yego. Kubera ko iyaba Imana nta kintu yankoreye, ntago mba narayikurikiye. Yego. Iyaba Imana utabona ngo ubyutse byemeye, ntago wakurikira Imana rata. Iyaba utazi ko Imana igabura cyangwa se yambika, ntago Imana uyikurikira. Ahubwo Imana y'amahoro, impamvu nanjye nakurikiye Imana nuko hari ibyo yankoreye, hari naho yankuye. Yego. Ori tugiye kuguha umwanya rero tugezeho ijambo Imana yagushize ku mutima muri iki gitondo kuri uyu munsi. Yego. Murakoze. Adusoma n'ijambo tugiye gusanga muri Yeremiya. Yego. Ibice ni 40 umurongo waho wa 4. Amen. Ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Yeremiya ibice 40 umurongo wa 4. Yego. Hanyuma umurongo wa 4 uravuga ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe.
yego nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende amen nzakubwirira neza ariko Amen. nudashaka ko tujyanayo urorere dore igihugu cyose kiri imbere yawe aho ubona hagukwiriye abe ariho ujya murakoze amen ijambo ry'Imana rikutubwira ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora iminyururu ikuri ku maboko amen hari igihe ugenda ariko ufite umunyururu w'uburwayi amen hari igihe waririmba ariko ufite umunyururu w'icangiro Amen. hari igihe wavuga ubutumwa ariko ufite umunyururu w'ubukene Amen. hari igihe wavuga ubutumwa ufite umunyururu w'abarozi ku buzima bwawe Amen. hari igihe wagenda uko uhagaze cyangwa se uko umeze muri izi minsi ufite umunyururu w'uburwayi runaka uwo ni umunyururu ukuboshe Amen. ijambo riratubwiye ngo noneho uyu munsi ndakubohora amen hari igihe umaze iminsi uboshwe n'ideni kabiri hari igihe umaze iminsi uboshwe n'uburwayi Amen. gatatu hari igihe umaze iminsi uboshwe no kwambara ubusa hari igihe umaze iminsi uboshwe n'ideni hari igihe umaze iminsi uboshwe n'ikibazo runaka cyaba cyakuboshe ku buryo uri kumva ku mutima wawe uboshwe ijambo riratubwiye ngo noneho uyu munsi ndakubohora iminyururu ikuri ku maboko hari igihe iminyururu ntabwo ari umunyururu kukuboha amaboko hari umunyururu ugira ku buzima bwawe ukumva urakuboshwe ukagira ideni ariko ideni rigatuma uboha ukumva no kuja mu bandi biri kwanga kubera ko aba ari umunyururu yego ukagira umunyururu w'uburwayi ku buryo naho wicaye kuhahaguruka byakunanira ukagira umunyururu ukaryama ariko mu bicuku bya nijoro ukabura itotsi ukagira umunyururu ukaba ufite umunyururu warwaye umutwe ariko uwo mutwe ugahora ukurya uwo ni umunyururu ariko ijambo riratubwiye ngo noneho uyu munsi kubera ko umaze iminsi myinshi uboshwe ijambo riratubwiye ngo ubwo munsi Uwiteka aratubohora iminyururu ituri ku maboko niko ijambo ry'Imana ribitubwiye aha tumaze iminsi ugasenga ari kuboshwe ugasengera icyifuzo ukabona nta kiri guhinduka uwo ni umunyururu ukaririmba muri korari ariko batakwiyumvamo uwo ni umunyururu Imana ikaba yaragusezeranyije ubukwe ariko ikaba butari bwasohora ubwo ni umunyururu Imana ikaba yarakubwiye imodoka ariko iyo modoka ukaba utayibona ubwo ni umunyururu ariko ijambo riratubwiye ngo ni uyu munsi aje kutubohora iminyururu ituri ku maboko hari igihe Imana yagusezeranyije ngo izakujana hanze ariko hakaba hari umunyururu imbere yawe uza ukabyitambikamo ukabura amafaranga uwo ni umunyururu ariko ijambo riratubwiye ngo noneho uyu munsi hari iminyururu imaze iminsi ku buzima bwawe ukagenda ariko ufite umunyururu ijambo riratubwiye ngo ariko noneho uyu munsi Uwiteka aratubohora iminyururu ituri ku maboko Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro ngo nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende nzakugirira neza Alleluya amen nyuma ijambo riratubwiye ngo Uwiteka aje kutugirira neza kubera ko iyo uboshwe umuntu akakubohora urisanzura imba wari uboshwe n'ideni ijambo riratubwiye ngo uwo munyururu w'ideni Uwiteka aje kuwukura ku maboko yawe nimba wari uboshwe n'uburwayi ijambo riratubwiye ngo Uwiteka uwo munyururu w'uburwayi Uwiteka aje kuwukura ku buzima bwawe Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro Imana ikomeze ibe muri twe kandi hagira iminyururu ikura ku buzima bwa buri muntu igira iminyururu y'uburwayi igira iminyururu y'icangiro ikura ku buzima bwawe igira iminyururu y'ideni ikura ku buzima bwawe kubera ko ijambo niko rivuze igere muri gereza hagira iminyururu icangagura kubera ko ari Imana ishoboye byose murakoze akire neza ijambo ry'Imana amen amen karama turagushimira kubwira ijambo duhaye yego ngiye nkunda kuvuga ngo Imana igukorera icyumutse cyane igukora icyumutse uyu munsi pe yego kandi hari ijambo ngiye kunda kumfasha biravuga ngo ibiremye nona si ibya kera Yesaya 48 umurongo wa 7 yego urumva rero nubwo ngiye mba ntazi aho bibarizwa ariko nyine ibiremye nona yego turumvikanisha cyangwa se turashimira buri wese wafashe umwanya kuba yareba iki kiganiro kandi icyo yizera nicyo Imana iza kumukorera ngo Imana ibyo tuyizereyemo nibyo ikora ubwo rero turagushimira kubwo uyu mwanya wawe wafashe ukabasha kuhaganiriza ubwoko bw'Imana ukabubwira ikiriho muri aka kanya kandi mbere na mbere icya mbere ni ukwigeza ku mutima wawe cyane turagushimira kubw'umwanya wawe kandi wumva ko tugushimiye cyane n'abakunzi bawe bose yego wumve ko bagukunda kandi nabo baragushimira cyane
rero mbere na mbere yo kugira tugere no ku musozo, nimero yawe ya telefone nk'umwana w'Imana, umukozi w'Imana, umwana w'Imana, nkunda kubifatanya kugira abantu tuzagira ngo umukozi w'Imana ni umwana w'Imana, ni umukozi w'Imana w'umwana w'Imana. Waduhaye iyo nimero yawe ya telefone kugira ngo umuntu wese waba ufite icyifuzo, yewe umuntu urwaye, yewe umuntu uri mu bigeragezo, ibibazo byo ari byo byose waba urimo, Olive abigufashamo akagusengera, nawe ubifashijwemo no kwizera. Imana igukorera icyumutse ikabirema nonaha muri ako kanya wizereyemo. Yaduha nimero yiwe ya telefone. Nyuma yo kuduha nimero yiwe ya telefone, turi buze gufatanya nawe gusenga, ubundi dusoza ikiganiro cyacu. Murakoze. Nimero yanjye ya telefone ni 079 330 34 Yego. Yego. Turayisubiramo. 079 330 42 34 Yego. Murakoze. Iyo niyo nimero wamuboneraho ukabasha kuhaganira nawe icyifuzo icyo ari cyo cyose waba ufite, agufasha gusenga. Yego. Dusengere kugira tuze gusoza ikiganiro cyacu. Kadusenge mu izina rya Yesu. Nanone Mana, twari tukiri imbere yawe, ushimwe ko wabanye natwe, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Amen. Tugushimiye kuvuganye natwe ijambo ryiza, urangije uratubwira ngo iminyururu turi ku maboko, hanyuma uje kuyidukuraho. Nyemerera buri muntu ku buzima bwe, hari iminyururu yari imiboshe, hari iminyururu y'uburwayi wakura ku buzima bwabo, hari iminyururu y'icangiro, hari iminyururu y'ideni, hari iminyururu yo kubura, hari iminyururu y'ubukene, hari iminyururu y'icangiro. Iyo yose tugushimiye kuje kuyikuraho muri aka kanya, kubera ko ijambo ryawe niko ritubwiye. Amen. Ngaho tugushimiye kubanye natwe, turindira ibyacu n'abacu, turindira igihugu cyacu, uturwanirira intambara zo tuzi n'izo tutazi, kubera ko Imana ishoboye byose. Ngaho twagusabaga bike, komeze uganze kandi uturwanirire, komeze hagire iminyururu wigizeyo ku buzima bwacu. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen.